birumvikana kuyurira ngo iyemeze rwose ikora imibonano ku buryo bwemewe. Intangangabo bazita spermatozoide zigende izigeze ahantu nyirizina zigomba guhura na za ntangangore. Intanga tuzihuriza hanze muri laboratoire, dushobora kubikora mu macupa aribyo bita ntuza production cyangwa se elaboration de ndabashimiye cyane nk'intumwa za Icyuzuzo TV. Si ubwa mbere muje kutureba ku bijyanye n'ubujyanama. Reka nongere nibwire abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga no kuri televiziyo yanyu. Nitwa Sanani Musangwa Ali, nkaba nubatse ndi umupapa w'imyaka 51 ndayujuje. Hanyuma mfite abana 4, umuhungu w'imfura w'imyaka 22, umukobwa w'imyaka 20 n'akandi kamukurikire k'imyaka 12, hanyuma na bucura w'imyaka 8. Nabo ngabo bana dufite. Ejo ubwo ninjiye mu cyiciro cy'ibikwerere, kandi ndateganya ko Imana itwongeye ubuzima igihe cyo kubaho. Mu minsi iri imbere twaba dufite abakwe n'abakazana, hanyuma tukagira n'abuzukuru. Burya ni ibintu binezeza imiryango, ni ibintu binezeza ikiremwa muntu. Burya gupfa utabyaye ni agahinda gakomeye cyane. Imana ijya ibirinda abantu kuko birababaza, umuntu aba agiye nabi. Ibyo yari background ntoya ijyanye na côté social. Hanyuma ku bijyanye n'ubunararibonye, ibijyanye n'amashuri nize, reka nabyo mbibanyuriremo. Si ukwitaka, ntabwo ari amashuri menshi cyane nize. Amashuri abanza nayize mu majyaruguru, ni kera ku ngoma ya Habyarimana muri za 70, hagati ya 73 na 86. Ni kuvuga ngo navutse 73, ni ku ngoma ya Habyarimana. Ho gatoya nabanje ku ngoma ya Kayibanda, maze kurya nyinshi. Ingoma ya Kayibanda nayiriyeho amezi agera muri 3, kuko navutse 73 mu kwezi kwa 5. Umva Kayibanda yari akiyobora, yaje kuvaho niba nibuka neza mu kwezi kwa 11. Hanyuma simburwa na Habyarimana. Ni ingoma zagiye zikurikirana, zitagize amateka meza ku gihugu cyacu. Turabyibuka, ntabwo tubyinjiramo cyane. Nagira mbibwirire gusa igihe navukiye maze kurya ingoma nyinshi. Ubu turi mu ngoma rwose y'amahoro cyane ya nyakubahwa Paul Kagame, udufashe neza. Imana ikomeze imuturindire, tuzongera tunamutore, akomeza tuyobore ko aduhaye amahoro ntacyo tubaye. Hanyuma ndacyibuka n'uyu mwaka turimo ntibitinze, n'ejo bundi mu kwezi kwa 8 n'isango, mu kwa karindwi tuzaba turimo dutora nyakubahwa perezida wa repubulika. Tuzanatora n'inteko, ni amatora bazakombina, abaturage babimenye. Tuzagende dushyireho igikumwe rwose, kuko aduhaye amahoro. Bitandukanye n'izindi ngoma twaciyemo, abakuru muri twebwe barabizi, n'abana tuzabibabwira kugira ibintu byabaye bitazongera. Hanyuma nanabasogongejeho abantu bakiri batoya babyiruka icyo gihe rwose. Kuba wiga hariya, ukomoka hariya, byari ikibazo gikomeye. uri umututsi byari bikomeye. Hanyuma nigaga mu ishuri nigagamo, hari mu karere. Icyo gihe ni komine, bayitaga komine Nkumba, yari komine Nkumba. Hanyuma segiteri Nyanga, aho Nyanga rero niho hari ishuri ryacu rya primaire, ryari rikozwe n'amategura. Ni ahantu hari mu cyaro cyane, twegereye n'ikiyaga cyitwa Ruhondo. Hanyuma ruguru yaho gatoya twahagendera n'amaguru, hari ikindi kiyaga cyitwa Burera.
akaba ari nako akaba icyo kiyaga ari nacyo bitiriye akarere ka Burera ubu ngubu. Akarere ka Burera gafata ibyo bice bigenda bigakora ku gishanga cya Rugezi, bigakora kuri Gicumbi ku mirenge yitwa ku mirenge ya Nyankenke, ku mirenge ku mirenge ya Miyove no ku mirenge ya Manyagiro, biregeranye, hanyuma bigafatana mu mirenge iri kuri iyo mbibe yo mu karere ka Burera ndahazi neza cyane. Harimo umurenge wa Ruhunde, harimo umurenge wa Rwerere, harimo umurenge wa Nemba, ugakomeza ugana ku kiyaga rero ukamanuka no ku murenge wa Ntaruka. Iyo Ntaruka rero niho twari dutuye. Aho rero nkaba naraharerewe, niho navukiye, narerewe kwa sogokuru ubyara papa, akaba yari umushoferi, yatwaraga imodoka y'ikigo cya icyo bitaga electrogaze ya kera, ubu ni REG cyangwa ACL simbizi, yego byagiye bihindura amazina, ariko ndumva ari ACL ubu ngubu cyangwa REG, ni REG ubu ngubu, yego niyo bazi. ACL yavuyeho, byagiye bisimbura n'amateka. Ubwo rero navukiye muri icyo kigo, ni ahantu bita kuri Ntaruka. Icyo kigo giproduce amashanyarazi, ni urugomero rw'amashanyarazi cyitwaga Ntaruka. Aho muri iyo Ntaruka rero ni icyo kigo navukiyemo. Twabagaho neza, hari mu kigo dufite amashanyarazi n'amazi, twajyaga no kwiga, ariko batubuzaga kwambara inkweto. Byari bibujijwe ku bwa Habyarimana ngo n'abafite ubushobozi bataza kwirata ngo ku bandi bana. Byari politike mbi rwose. Urumva abana barwaraga amaga, bakarwara inzoka zinjira mu birenge ziturutse mu myanda. Ibyo rero kwa Habyarimana ntibyariho, yari colonization, donc abaturage bagomba kuguma uko bari. Iri primaire nayize twigaga imyaka 8 icyo gihe nkuko bizwi kuri iyo ngoma, twigaga imyaka 8. Ariko hari n'ikindi kibazo rero ku bana b'Abatutsi, bazaga buri gihembwe witwa inspecteur d'arrondissement wari uhagarariye uburezi ntabwo ari mu karere, wari uhagarariye uburezi muri sous prefecture. Yari umuyobozi ukomeye, yazaga gukora recensement y'abanyeshuri. Ni nk'uhagarariye arenze n'uwo ku karere. Yari uhagarariye muri komite yo muri minisiteri, yego, yari umuntu ukomeye regional, waburaga sous prefecture mu bijyanye n'uburezi. Yari umuntu ukomeye. Ubwo rero yarahacaga buri gihembwe aje gufata recensement y'abanyeshuri n'imyirondoro yabo. Wowe uri Umututsi, ufite imyaka iyi, wiga mu ishuri n'iri, mu ntuza muri segiteri n'iyi na seriri n'iyi no muri komini n'iyi. Ibyo rero byatumaga bamenya ngo abana b'Abatutsi n'Abahutu n'Abatwa bageze ni abangaba muri iki kigero. Noneho twagera muri WTM rero niho bakoraga ikintu cy'ivangura. Abatutsi nta gutsinda. Twe twabashije kwiga, twagiye iwacu, abafite ubushobozi bagurisha n'inka, bakagurisha n'imirima, tukajya kwiga hanze. Akenshi twe twize muri Kongo, twarambuka tukajya muri Kongo, abandi barahunga bajya muri Uganda n'u Burundi. Tanzania ni gakeya. Abenshi bagiye muri Tanzania, zari impunzi zagiye 59, babanza muri Kongo, habananiye bahita baca i Burundi bajya muri Tanzania mu nkambi za Ngara n'ahandi. Nuko byagenze rero. Ngewe iwacu babonye intsinzwe, nageze muri mu wa 8 nyine nkuko bisanzwe, sinaza kuri liste rwose. Twakoraga ibizami, ariko byari byo kwiyerurutsa, ntabwo barebaga ngo azatsinda. Hari n'ukuntu habaga ibintu byo gutereta nk'iwanyu bifite, mukajya gutereta kuri komine, umuntu bitaga recenseur wari ushinzwe irangamimerere, bakamuha ruswa, none akaguhindurira ubwoko. Ariko ibyo bintu ndakubwiye, umuntu wabikoraga yabaga ari umuntu uroshereshe. Iyo bamufataga
cyari icyaha kiruta guhisha inyenzi, barakwicaga bakagufunga burundu. Ni ukuvuga ngo byari amahirwe make yo guhindura ubwoko, guhinduza ubwoko murangamuntu. So ubwo rero iwacu byarabananiye, turagenda bajya kundihira hanze njye n'abarumuna banjye, tujya twize kuri Goma, twize kuri Goma turarangiza, hanyuma tujya no muri kaminuza i Lubumbashi. Twaje kuza mu Rwanda, twaje kugaruka nyuma ya jenoside. Ngibyo nakurikiye rero, naje muri kaminuza nakurikiye, nize agronomy cyangwa se ubuhinzi muri departement ijyanye n'ubworozi. Habagamo ibice bitatu, habaga ikintu abanyeshuri bakurikiraga ibijyanye no kwiga ubutaka no gutunganya ibishanga, twabitaga ba kanyabishanga, mujya mubumva. Mu ndimi z'amahanga mu gifaransa twabyitaga génie rural, abigaga génie rural. Hanyuma sol et génie rural, ubutaka n'ibijyanye n'iterambere ry'icyaro. Bigaga ubutaka, bagatunganya ibishanga, irrigation, ibintu nk'ibyo. Sawa. Hanyuma hakaza ikindi cyiciro cy'abantu bigaga ibijyanye n'ibihingwa nk'ibi ngibi, ibihingwa, kwiga indwara zabyo, ibihingwa d'exportation twohereza mu mahanga, ibihingwa ngandurarugo, byose bakabiga n'ibijyanye n'indwara. Noneho hakaza ikindi cyiciro aricyo nakurikiye cy'abantu twakurikiye ibintu, ubumenyi bujyanye n'amatungo, gutuma yiyongera mu bwinshi, kuyabyaza, tukagira ibintu bita croisement, croisement, hybridation, no kuzana amaraso aturutse hanze tuyavanga n'amatungo ya hano iwacu afite yagahinduka hybride, donc bikaba ibisusirane mu kinyarwanda, ibisusirane cyangwa imvange cyangwa ibibyarirane bamaze kuyimenyera, ni hybride. Ayo maraso rero atuma umusaruro wiyongera, haba mu nyama, mu nka zitanga inyama, ingurube zitanga inyama, ihene, ibintu nk'ibyo bikaba ari ibya kijyambere, zibyibushye, hanyuma zikabasha no kwihanganira uburwayi, zikihanganira na environnement, na climat turimo twebwe hano nko muri climat subtropical, munsi y'ubutayu bwa Sahara. Dufite uburyo hateye, no muri Europe naho mu Burayi hateye ukundi. Noneho ayo maraso tukayavanga kugira dukuremo inyamaswa cyangwa se ni inyamaswa, itungo rishobora gutanga umusaruro kandi gihanganira iyi klima dutuyemo, haba ku ndwara, haba n'ikirere muri rusange. Ibyo nibyo twakurikiye. Hanyuma ikindi twize rero ni ibijyanye no gukurikirana ubuzima bw'amatungo, kuyavura. Ubu nta ndwara ijyanye n'iyi klima turimo ndazimetiriza, keretse wenda nk'indwara zishobora kurwara ziri mu yindi klima, byasaba kugira ubushakashatsi no kwiyambaza abandi bamenyi bahakorera, kuko ubumenyi ikindi ubumenyi ni uguhora twiga. Ntabwo umuntu azakubwira ngo ni dogiteri ngo azi ibintu byose, nyabuneka ni uguhora twiga, turafashanya, abamenyi bakabwira abandi hari ibyo twavumbuye hano, n'abari hari ibyo bavumbuye hano, hanyuma tukabihuriza hamwe tukagira ubwo bumenyi bwose. Ubu bisigaye binoroshye kubera ko dusigaye dufite imbuga nkoranyambaga, internet irahari mu Rwanda, riri kuza. Yego, yashyizemo imbaraga, agomba kuba afite telefone ya smart ku buryo amakuru amugeraho. Ni ukuvuga ngo ibyo ntabashije kumenya, njya ku rubuga nkoranyambaga nkashyira muri Google, kavuga indwara runaka, ahangaha hariya bayivura bate, ese iterwa n'iki, ahangaha ko tuyivura gutya, ese nta zindi metamorphose, nta kundi ayo mabakteri cyangwa se amavirisi yaba, dushaka uburyo dukora izindi nkingo. Ubumenyi bugenda bugira uko isi igenda ihinduka, ibihe bijya imbere, niko n'utwo turemangingo twangiza ubuzima bw'abantu tugenda duhindura ubuzima. Twavuga ngo niba byatunaniye gutya, hagahinduka klima, turahindura natwe mu mibereho gutya,
ikiremwa muntu cyangwa se inyamaswa n'amatungo nabyo twongere tubitere gutya. Ibyo rero tugendana nabyo ubuzima ku bundi, ubushakashatsi burakomeza. Dukorana n'ibigo by'ubushakashatsi, abakora muri laboratwari tuba turi kumwe nk'abaganga b'amatungo, ku buryo dukora inkingo turi hamwe, dukora imiti ku ndwara runaka zigenda zihinduka. Ndumva ari byo nababwira. Mu minsi ishize ubwo duherukana twari turi ku kiganiro cy'ubujyanama uburyo umuntu yakorora inkoko, yego, uburyo zitabwaho, uburyo zikurikiranwa kugira ngo yo kuzizana mu kibuti cyazo. Uyu munsi tugiye ku kirere. Uyu munsi rero ikintu insanganyamatsiko y'ikiganiro nyirizina nashatse ko tuganiraho, nababwiye ko ikigo mbereye umuyobozi ari ikigo gishinzwe ubworozi. Nanjye nkora contribution cyangwa se ntanga umusanzu wanjye mu bijyanye na development y'ubworozi mu gihugu. Burya na ba rwiyemezamirimo bafite uruhare cyane runini. Nifuza ko ahubwo igice kinini cy'abanyarwanda baba ba rwiyemezamirimo, kubera ko leta n'ingufu zayo ntabwo abantu bose yabaha akazi uko barangije amashuri ngo bahe akazi, ntabwo byashoboka. Tugomba rero kwishakamo ibisubizo, natwe tukagira uruhare dutanga, contribution yacu mu gutera imbere mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ubwo rero ikigo cyanjye, ikigo mbereye umuyobozi, ni ikigo gishinzwe iterambere ry'ubworozi muri rusange. Harimo amatungo menshi rero nabivuzeho ubushizi: inkoko, ingurube, inka, imbata, inuma, hari n'utundi n'andi matungo cyane cyane. Kandi ni n'amatungo, buriya ni n'amatungo atungwa. Hari inuma rwose zororwa mu rugo cyane cyane. Ni amatungo nayo ahura n'indwara z'ibiguruka. Ntabwo ari wumva ngo hari icyorezo cyatemo cyane cyane ibicarane by'ibiguruka, kandi ni amavirisi aranica rwose. Amagi n'ibiki byose. N'iki cyorezo giherutse cyamaze abantu cya covid, buriya ni ibicurane by'ibiguruka. Ituruka kuri virisi ifata mu myanya y'ubuhumekero ikica abantu. Mwarabibonye ko byadukozeho, na n'ubu tugisubisa tukigererwaho n'ingaruka zabyo. Ni ibintu bikomeye rero, tugomba gushyira hamwe tukabihashya, tugashaka inkingo, kandi tukitwara neza, tukarya ibyo tubonye byose. Buriya byaturutse ku mirire itameze neza. Abatuye isi bamwe mu mico yabo birira ibyo babonye byose. Muribuka ko byavuye ku ducurama, niba barya uducurama ni ikibazo, ugasanga bikwiriye isi yose, twese tubigizeho ingaruka. Ibyo ni kimwe. Ni ukuvuga ngo dukurikirana ibijyanye n'indwara, nk'uko nabivuze, dukurikirana ubuzima bw'amatungo, gutuma yiyongera mu mubare, gutuma yongera ibijyanye n'umukamo cyangwa se inyama, n'ibijyanye n'impu, kuko nazo turazikeneye. Iyongera agaciro ku bikomoka ku bworozi. Tugakora n'iyongera agaciro ku bijyanye n'amata, sibyo? Ni ibintu nk'ibyo ngibyo, n'amavuta, sibyo? Muri rusange n'ibyo ngibyo dukora. Rero imishinga iri muri urwo rwego, sibyo? Tukita ku matungo mu bijyanye n'aho aba. Ubwo twavuga ibiraro mu buryo bwihariye, mu biraro by'abaturage cyangwa se mu buryo bwaguye. Hari nk'ibigo by'igihugu, igihugu kivuga kiti tugomba gukora ubushakashatsi. Icyo gihe bazana amatungo bakayorera ahantu aba ari muri kondisiyo cyangwa se mu mibereho yayo myiza, kugaburirwa, kwitabwaho, tugakurikirana ibijyanye n'indwara zishobora kurwara. Niho hava gahunda y'igihugu ijyanye no guproduza inkingo y'amatungo dukura hanze, kugira ngo tubyaze umusaruro ku bijyanye n'amata, ubwiyongere bw'amata, cyangwa se ku bijyanye n'ubwiyongere no guproduza amata n'amavuta n'inyama, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo nabyo tubikoraho rero. Mu ntumbero yacu mu minsi iri imbere, tumva natwe ikigo cyacu kizagenda gikura,
ku buryo tuzajya muri domene yo kubaka ibitaro by'amatungo, kuko mu gihugu ubu dufite ibitaro, ni ibitaro bimwe biri mu karere ka Gakenke. Yego, inka, imbwa, yego, hari n'ibitaro by'imbwa. Imbwa nayo ni amatungo, n'inka. Akenshi dufite ibitaro bimwe mu gihugu, turifuza ko byazagera hose. Urumva nk'umuntu uri Rusizi cyangwa se Kirehe, kugira azajyane itungo rye arivane hariya ku bijyanye na transport, arijyane mu karere ka Gakenke biragoye, ni kure, ahitamo kuribaga. Aho ngaho rero hakaba hashobora kuvamo indwara zishobora no kwanduza abantu. Niba ushobora kumva cyabaye icyorezo cyafashe cyafashe n'abantu, ugasanga twarwaje abantu kubera ko bariye inka cyangwa se ingurube zifite ikirwara gikaze cyanduza n'abantu, bashobora gupfa, bikabangamira ubuzima rusange bw'abantu. Ni ukuvuga ngo mu ntumbero yacu, dufatanyije na leta yacu y'ubumwe, twumva natwe tubonye ubushobozi, tukanagira n'abafatanyabikorwa, tukajya mu mabanki bakatuguriza, kuko naho tuhafite uburenganzira. Hari amafaranga ariyo, dufite opportunity nyinshi dushobora kugira, leta yagiye idushyiriraho, hari amahirwe menshi. Ibyo byose numva tuzakorana n'amabanki, kuko tuzagenda tuzamuka dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye, uko n'abaturage bazagenda biyumva nabo yenda bazadufasha, ntawamenya, bizagenda neza. Turumva twazagira ibitaro by'amatungo mu nzego zitandukanye, hanyuma tugire n'ibigo by'ubushakashatsi. Ibyo ngibyo navuga, ubushakashatsi ku bijyanye n'indwara, ubushakashatsi mu kongera amaraso, kongerera imbaraga amaraso y'amatungo dufite hano mu gihugu, kugira ngo tuzamure umusaruro kuri ubwo buryo nababwiye, haba ku mata, haba ku nyama, haba no ku bikomokaho. Ni ukuvuga ngo niyongera agaciro. Nko ku mata dufite tuzavanamo amavuta, sibyo? Tuzavanamo amavuta, dukuremo yawurute, dukuremo za foromaje. Izo ni inganda twumva bizagenda biza, sibyo? Hanyuma hazavemo n'inganda zitunganya ibikomoka ku mpu, sibyo? Aho dufite inganda zizadukorera imikandara nk'iyi ngiyi nambaye myiza y'agaciro, tuzagira impu tuzikuremo amasakoshi, inkweto n'ibindi. Urumva gahunda ni ndende. Ziri kugenda ziza, leta ibifitemo gahunda, ibintu bitandukanye, kandi ku buryo tuzajya tunabyegisporta, dusagurire n'amasoko yo hanze, bituzanire amadovize, tugabanye ibyo tumiza hanze. Niyo gahunda y'igihugu, dutangire kwihaza. Nitujya nko gukora amatora, ntitudepande ku banyamahanga, tuvuge dufite budget yacu, abandi twirirwa dusabiriza badutegeka ibyo dukora. Oya, natwe dufite ibyacu. Ibyo byose nitubifatanya nk'abanyarwanda, kandi turabishoboye, ngo gushaka n'ugushobora, tuzabigeraho. Tugomba kwigira, tugomba kugira resilience, nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abo bafatanyije mu buyobozi bwiza bahora babidushishikariza. Byose birashoboka dushyize hamwe. Ikibi ni iki? Ikibi ni intugunda, ikibi ni inda nini, ikibi ni ruswa. Ibyo byose nitubirwanya dufatanyije hamwe, nta kitashoboka. Dufite n'amahoro. Dufite amahoro, byose birasanganya amatsiko y'ikiganiro cy'uyu munsi. Ibintu nashatse ko tuvugaho n'ibijyanye na gahunda yo kongera urubyaro rw'amatungo yacu, twongeramo amaraso aturutse hanze. Bikorwa bite rero? Dushobora kubikora mu buryo bubiri. Hari uburyo buri physique, naturel, uburyo karemano busanzwe. Naturel ni ukuvuga ngo ni imfizi y'inyamahanga y'amaraso yo hanze, noneho n'inyana cyangwa se imbyeyi ya hano iwacu. Inka zacu za kinyarwanda bita inyambo cyangwa se ankole. Ni ziriya nka z'inyambo z'iwacu i Rwanda zo kuva kera. Iyo patrimoine genetique turacyanayifite. Ntabwo ikigo cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'ubworozi ntabwo cyemeye ko
izo nka zidisiparesa cyangwa se ubwo bwoko bubura burundu, tugomba kuzigira kuko zifite ubudahangarwa busumbije cyane izo nka zituruka hanze, kuko izo nka zituruka hanze ntizibasha kwihanganira klima y'ubukonje n'izuba bihindagurika ku buryo bugize. Iyo izo nka zo hanze zamenyereye ubukonje, ariko iyo zikaza inaha zigahura n'ubushyuhe, fluctuation ishobora gutuma zidaproduiza, zimwe ziranapfa. Ni ukuvuga iyo tuvanze ayo maraso, nubwo zifite ubunararibonye mu kuba ari nini mu buryo bwo gutanga inyama, zikagira imiterere yazo karemano, patrimoine génétique, amagene atuma zikamwa kurusha inka za hano iwacu, ariko nazo zifite ibyo zigenda zibura. Ni ukuvuga ngo iyo complementarité igomba kubaho kugira ngo tugire inka zifite ibyo byose twifuza. Kuko iyo tugiye ku rwego rw'isoko, ni ukuvuga ngo dufite ibyo dukurikira. Swat isoko rikeneye inyama nziza, sibyo? Nziza nyinshi kandi zoroshye, sibyo? Hari umuntu ukunda inyama ikomeye, wapi? Dukunda inyama zoroshye kandi nini. Ni ukuvuga ngo izo nka dukura hanze zifite ubwo bunararibonye, zifite uburyo karemano, ibyo byose zibufite, n'ibijyanye no guproduza amata cyangwa se gutanga umusaruro munini w'amata, ziri hejuru y'ikigero inka zacu za hano mu Rwanda za Ankole cyangwa se inyambo dusanganwe zagatanze amata cyangwa inyama. Kuko iza hano iwacu ni imberabyombi, zitanga amata makeya, urumva, zigatanga n'inyama nkeya. None rero dushaka ko duhaza isoko rya hano mu gihugu, iryo mu karere, tukanasagurira n'amasoko yo hanze, tugaproduiza dushyira mu makontineri. Ubu ngubu dufite na opportunité ko ku bijyanye na transport yo mu kirere, dufite cargo ya Rwanda Air yaraje umwaka ushize. Ni opportunité twabonye rero, tugomba ahubwo guhaza isoko, tugakora uko dushoboye iyo cargo yacu izajya igenda yuzuye ibihingwa, igenda yuzuye izo nyama twohereza hanze. N'amafi tuzabiganiraho, nabyo ni production y'inyama dufite hano mu gihugu tugomba kuvaloriza cyangwa se guteza imbere muri rusange. Nibyo ngibyo. Ubwo rero navuga ko uburyo ari bubiri. Hari uburyo buri naturel duhuza imfizi, urumva, iturutse hanze tukayihuza n'imbyeyi ya hano mu gihugu. Noneho ubundi buryo bwa kabiri ni gutera intanga. Urumva, imfizi yahuye n'inyana cyangwa imbyeyi igeze igihe cyo kubyara, zihuza intanga ariko mu buryo buri naturel. Hari n'igihe ibyo bintu byeshuwa, hari impamvu nyinshi bihomba. Ni ukuvuga ngo imfizi ikurira inyana yageze igihe cy'ubushyuhe cyangwa se icy'ubushyuhe. Mu gifaransa bavuga c'est la période de mise en chaleur, sibyo? Inka zagiye mu gihe cy'uburumbuke, zigahura, bishobora gukunda bitewe n'uburyo iyo nka igihe byabereye. Ni ukuvuga ngo igihe byabereye, uko guhura kw'iyo mfizi n'iyo nyana cyangwa se imbyeyi mu gihe byahuriyemo, byahuye noneho biri mahwi, sibyo? Byahuye intanga, kimwe gishaka ikindi mu bihe nyabyo. Hari igihe rero zishobora guhura, hakaba iyo copulation, zigahura, iyo mfizi ikurira inyana, ariko igihe cyarenze bikeshuwa ntibikunde. Ni ukuvuga ngo kugira bikunde neza cyane, ni uko iyo mfizi n'iyo nyana biba biri hamwe. Ni ukuvuga ngo umworozi afite ubushobozi bwo kuba afite imfizi iri hamwe n'inyana, buri gihe atari kujya gutira. Iyo atiye hari igihe ziza, ishobora kuza byakererewe ntibikunde. Ese ishobora kumara iminsi ingahe wenda igaragaza ko yarinze? Ni iminsi 21. Ni iminsi 21. harimo nabyo birimo etape tuzabidevelopa. Byinjiyemo hazamo ibijyanye n'imisemburo, wenda ndasa n'ubivugaho gatoya, bizaba ikiganiro kirambuye, sibyo? Ntuza ibijyanye no kwinjira mu bushyuhe no kubusohokamo ku nka bimara iminsi 21. Nabyo birimo etape. Uburyo bwo gutera intanga bukorwa bute? Ni uburyo bwa kabiri dukoresha kandi bunagezweho, butanga n'umusaruro.
kuko kuri kiriya gice cya mbere cyo guhura kw'ingabo n'ingore akenshi bikunze guhomba cyangwa se kudakunda kweshuwa, kubera ko hari parametere zitandukanye bishobora guterwa. Kugira bidakunda bishobora guterwa cyane cyane, bishobora guterwa n'ubushobozi bwa ya mfizi. Iyi mfizi hari igihe iza idafite ubushobozi bwo kuba yakurira ya nyana ngo wenda mbivuge mu ndimi z'iki gihe, ishobora kutabasha kuyemeza. Birumvikana kuyurira ngo iyemeze rwose ikora imibonano ku buryo bwemewe. Intangangabo bazita spermatozoide, zigende izigeze ahantu nyirizina zigomba guhura na za ntangangore. aho hantu ni ahantu sinzi igitsina cyangwa se inka y'ingabo niba babyita inkaka simbizi mu kinyarwanda, niba inkaka ari iy'imbwa simbizi, ni inkaka ikaba ari ngufiya wenda ikagenda ikagera mu gice, nabyo tuzabishushanya ubutaha nuza twiteguye tuzabikora uburyo physiologically imyanya myibarukiro y'inka cyangwa se inyana iba imeze n'imyanya y'imyibarukiro y'inka iba imeze kugira ngo bihure. Hari igice rero kibanza, hari igice kibanza cy'inyana bita vulve. Vulve rero tubisanishije n'ibice by'imyibarukiro ku bantu ni ibintu bita imigoma. Biriya bice byo hanze bigaragara hanze by'igitsina, sibyo? Twabyita imigoma, sibyo? Cyangwa se imishino. Ni imishino. Kubyumva inka ku myanya myibarukiro hari bitandukanye no ku bantu ho gatoya. Iyo mishino iragaragara, urumva? Ntabwo zigira rugongo ku myanya myibarukiro y'abadamu, abagore. Ku bantu babyita clitoris. Iyo clitoris ni naho hahurira uruhurirane rw'imyakura ituma umugore abishaka cyane. Kubikora neza nkatwe basaza tubyigisha wenda urubyiruko kugira bikorwe neza, iriya clitoris igomba gukoraho imboro cyane. Reka mbivuge uko biri, igomba gukoraho ugakubitaho ku buryo umugore aryoherwa n'intanga zikabasha kwinjira neza, kuko iyo aryohewe afungura amaguru n'igitsina kigafunguka neza, intanga zikageraho zigomba kujya. Hari igihe n'abantu batabasha gukora imibonano neza kubera uburyo babikora, umugore ntiyire kure, ugasanga intanga zigize gute, umugabo arangirije mu matako, intanga ntizireba. Abenshi hari igihe batabasha kubikora neza, ugasanga imibonano igenze nabi, ugasanga umugore ariramanta buri gihe avuga ngo umugabo we aramupfubya, rimwe na rimwe bakajya hanze. Abantu rero twakagombye kugira amasomo nk'ayo ngayo nk'abantu bakuze, tukigisha urubyiruko, ari abakobwa bacu, inkumi zacu n'abasore bacu bagiye kurushinga, tukabigisha. Ni ukuvuga ngo iriya clitoris ku nyamaswa ntabwo ibaho, zifite uburyo Imana yaziremye ku buryo zijya ansharere. Ibyo bitangira mbere, niyo zatangiye kujya ansharere cyangwa se mu mihango, bitangira muri iyo minsi 21. Urumva bitangira mbere, harimo ibice nabyo tuzabivuga mu mazina, sibyo? Tuzabivuga mu mazina uburyo bikurikirana n'igihe bimara, sibyo? Hanyuma turakomeje rero tugarutse ku byacu. Hanyuma karagaciyemo mbisobanura neza, icyo gice cyitwa clitoris ntikibaho, bifite uko Imana yabiremye. Hari imishino rero igaragara inyuma, noneho hagakurikiraho ikintu bita vagin cyangwa se igituba. Ni iyindi espace ikurikiraho. Twavuye ku mishino twinjiye muri vagin. Izi ntanga ntizigomba kujya muri iki gice. Iyo nka rero, iyo mfizi ifashe idafite inkaka ndende, ikaza ikarangiriza muri iki gice bita vagin cyangwa se igituba. Ni ukuvuga ngo intanga zigize zite, zigiye ahantu zigarukira aho ngaho, kandi zigomba guca ahantu bita, zigomba kugenda bikaba zigaca mu wundi mwanya bita cervix.
Solvex ni nka ku gice cy'umugore twacyita inkondo y'umura, ni inkondo y'umura ku badamu, no ku nka rero icyo gice iragifite, kinakomeye cyane, kibamo ni nacyo kibamo imitsi, urumva, ifite mu kinyarwanda ukuntu twabyita, harimo inkondo enye, urumva, harimo ibintu bimeze nk'impeta mwo hagati, bigenda birwanya ko, mbese bituma icyo gice gikomera, kidatuma inkaka yinjira neza. Iyo nkaka rero igomba kuba ifite ingufu, niyo mpamvu navuze ngo idafite uburebure, idafite n'ingufu zo gutaraverisa za nkondo uko cyangwa se impeta uko ari enye, ntabwo bikunda. Niyo mpamvu navuze ngo hari igihe ibyo bintu byeshuwa cyangwa se iyo mibonano yeshuwa bitewe n'iki, n'intuza n'uburebure bw'inkaka ya mfizi, cyangwa se n'umurego ifite, iyi ni imbaraga ifite. Ni ukuvuga, niyo mpamvu navuze ngo akenshi bireshuwa bitewe n'izo nka uko zahuye. Hari imyambaro yabugenewe, iyo myambaro ni isarubeti cyangwa se bluze cyangwa se kashi pusiyeri, kugira ngo barabyumva. Isarubeti ni imyambaro ituma atandukana n'abandi bantu baje muri icyo gikorwa, inatuma adashobora kwandura cyangwa se kwanduza ibikoresho agiye gukoresha. Hanyuma hari terimosi. Iyo terimosi rero ikozwe ku buryo ibika amazi, urumva, ibika amazi ashyushye akoreshwa. Terimosi ni ebyiri, hari terimosi tubikamo intanga tuzivanye muri laboratwari, urumva. None iyo terimosi iba irimo ikintu bita azote likide. Iyo azote likide niyo iba ikonje ku kigero cya dogere mayinasi cyangwa se mwa 170, munsi ya zeru, ubukonje munsi 179. Birumvikana? Ni ukuvuga ngo intanga ziba ziri ahantu hakonje ku buryo zitangirika. Ikibazo umuntu njye afite, yego, intanga n'ubundi ziba ziri mu mubiri, hamwe bazikuye ni mu mubiri, kandi haba hashyushye, yego, kuki zihita zishyirwa ahantu, yego, bafite uburyo babikora nabyo, bifite uburyo bikorwa, bidasaba na perturbation, kugira zibashe kubikwa, kuresista, biterwa n'uburyo bizatwara, ko tuzikura hanze. Dushobora gukura intanga, dushobora kuzitunganyiriza hano mu gihugu, tukazijyana mu bindi bihugu zikagenda. Ni ukuvuga ngo kugira zigende ni ukoroshya uburyo bwa transport kandi zitangiriza. Tuzifashe tukazishyira nk'ahantu mu sashe bisanzwe, tukazohereza zitari muri ubwo bukonje, ntabwo zarenga no ku mupaka wa Gatuna. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwa transport, mu bushakashatsi bwakozwe, twabonye ko dogere mayinasi cyangwa se munsi ya zeru, mayinasi 179, dogere 179 munsi. Ni ukuvuga ngo ziba ziri ahantu zikonje, zarabaye butita, aho niho zibasha kuresista. Iyo rero zikuwe muri iyo azote likide, muri iyo terimosi, kugira ngo zibashe guterwa nanone mu nka, ntabwo zihita ziterwamo zikonje gutyo, ntibishoboka. Tuzisubiza muri bwa buzima. Iyo transition rero, urwo rugendo rugomba gufata munsi y'amasegonda angahe? 3. Nuko urwo umva, ntabwo ari amasegonda 3. Urwo rugendo rwo gufata izo ntanga, kuko ziba ziri mu kantu bita kameze nk'umuheha, tuzakareba ubutaha nuza tuzaba twiteguye, bakita payete. Iyo payete rero niho intanga ziba zibitswe, ziri muri ya terimosi irimo iki, irimo azote likide. Nakubwiye ko terimosi ari ubwoko bubiri, hari terimosi irimo azote likide na terimosi twashyizemo amazi abize ari kuri dogere hejuru 96, ni hafi 100. Noneho urwo rugendo rwo kugira ngo hatabaho perturbation cyangwa se guhungabana, nabyita mu hatabaho guhungabana kw'izo ntanga,
zikaba zapfa tutarazikoresha. Bigomba gukorwa mu bwenge kandi mu buhanga, zigakorwa kandi umuntu yihuse. Niyo mpamvu uvuga ngo igihugu cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi, iterambere ry'ubworozi, kiri muri gahunda yo kugira ngo cyongere abakozi babishoboye, urumva, bashoboye guhugura abatera intanga, kuko abenshi babikora nabi, ugasanga nabyo ntibikozwe neza, ugasanga bateye inka ntifashe bitewe n'ibintu byabaye mu gutera intanga. Niho ikibazo kiri. Ko hari igihe ubwira veterineri akaza ukanamwishyura, harimo aho yatera kongera ikarira. Aho rero harimo impamvu turwana nazo ebyiri zikomeye. Hari ubuhanga bw'umuveterineri cyangwa se utera intanga utabishoboye, ubikora nabi. Muri uko kubikora nabi nibyo nari ndi kuvuga, ni uburyo la manutention, uburyo bikorwa akabikora nabi. Ahenshi rero bipfira ni ahangaha ngiye kukubwira, ni ya transition, sibyo? Ni uburyo butatu, ndaje mbusobanure neza, iki kiganiro kiraryoshye. Ni uburyo butatu. Icya mbere, urumva, icya mbere kibanziriza mbere yuko ngera kuri iki cya kabiri. Icya mbere ni uburyo uwutera intanga yitwara, imyitwarire ye. Ngiye kuyivuga, iri mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni uburyo bazamutumaho akahagera akererewe, sibyo? Akahagera akererewe. Akenshi bitwaza ngo uburyo bwa transport, ariko numva bitakabaye urwitwaza uyu munsi ko dufite imihanda irahari. N'ikindi, n'abaveterineri muri buri murenge bariho, urumva, babahaye ibikoresho, babahaye na za moto. Ntabwo bakagombye kwitwaza ibyo ngibyo. Opportunité zirahari, igihugu kigenda mu bushobozi buke, baragenda babikemura. Cyangwa se akagira ibiraka byinshi, bamuhamagara akaza atinze, kandi baramuhaye uburyo bwo kugenda, bamuhaye moto, bamuha esansi. Sinzi impamvu ikibazo gikomeza. Ngira ngo hagomba kubaho ubukangurambaga no kubakurikirana. Uzajya akora amakosa nk'ayo ngayo bajye bahanwa, banakurwe no kuri liste, babasimbuzwe n'abandi bakunze umurimo wo gufasha abaturage. Ubwo icyo ni kimwe. Icya kabiri rero ni uburyo yitwara ageze ku mworozi. Inka kugira ngo ibashe gufata intanga, ugomba kuyitwara, ugomba kuyigenza neza, urabyumva? Ugomba kuyitwara muri klima yo kwitwara neza. Kwitwara neza mvuga ni iyihe? Yego, ngiye kubikubwira. Ugomba ahantu bahagenewe gutera intanga, inka igomba kuba igize gute? Ihamenyereye no kuvuga, hagomba kuba hatari ibintu bisakuza, bistressa abantu, bavuza ibiradiyo. Inka ntabwo ikunda urusaku, urumva? Igomba kuba iri ahantu hatuje, imenyereye. Noneho n'uwo muntu uza gutera intanga akaza yatangiye kugenda avuga amagambo ayiririmbira. Mu kinyarwanda harya bavuga ngo iki? Kuvugira inka. Kuvugira inka ziba zibimenyereye. Agaturuka hariya hirya yatangiye kwegera aho ngaho agiye gutera intanga, yatangiye kuvugira inka kugira ngo itangire. Oya, barabitozwa. Inka ziba zibikeneye. Nkuko nye nkunda indirimbo za gospel cyane, ni urugero, cyangwa se nkunda uburyo, ngenda umuyisilamu, nsengera mu bayisilamu, uburyo nkunda kumva bariho basoma amagambo ya Qur'an, sibyo? Qur'an ifite uburyo isomwa, ndabikunda kuko nabimenyereye. Uje ukayindirimbira, ngera nubwo nsinzira nkumva ndishimye. N'inka rero nuko nguko zigomba kugira mood bazitwaramo baziririmbira, sibyo? Bavugira inka. Icyo ikintu iyo kidakozwe, inka yarabimenyereye, ibiri stress, uraza igatangira kukubonamo umwanzi. Si icya kabiri. Icya gatatu rero gituma byeshuwa cyangwa se gutera intanga bidakunda, ni iki ngiki cya manutention. Uburyo bwo gukura za ntanga babitse muri thermos ya azote liquide ya indi ya mbere, izibika neza, none tukazikuramo, tuzishyira muri thermos irimo amazi agurumana yo kugira ngo za ntanga zirekurane. Icyo kintu gikorwa nabi. Ngiye kukubwira rero, uyu mwanya, reba hano, uyu mwanya iki gihe kiri hagati yo gukura za payete
za payete muri ya terimosi nabyo bikoreshwa n'ibikoresho ngiye kubwira, ndagenda mvuga kimwe ku kindi. payete twabonye ko ari umuheha uba urimo za ntanga. Dufungura terimosi nabwo igafungurwa twitonze, kuko azote likide ishobora no kugutwika, iguye ku mubiri irawangiza. Bikorwa nabyo byitonze. Niyo mpamvu tugira ikindi gikoresho bita ga. Reba, ni ga ndende ziba zigera hano, bazita oya, ntabwo ari zisanzwe, ni ibiga birebire. Akenshi bikunze kuba bisa na oranje cyangwa se bikaba bisa n'umuhondo, cyangwa bigasa n'icyatsi. Muri uku kuboko kw'ibumoso n'uku nguku kukaba kwambaye kugira ngo azote likide iramutse ikuguyeho itagutwika, kuko yateza impanuka. Birumvikana. Noneho rero kugira bikorwe neza, ni ukuvuga ngo uyu mwanya dufata, dukurikire uyu mwanya dufata wo gukura ya payete, tunafatisha ikindi gikoresho nacyo mvuga cyitwa sizo. Ni sizo ijya kumera nk'ipensi. Oya, bifite aho babifatira, ariko zo ntizikeba, zifite utuntu tumeze nk'udusahani, bafata nk'udusahani two gufata za ntuza karaza. Ntabwo gakeba nako guterura mu buryo bwo guterura, ntabwo ari uburyo bwo gukeba. Noneho tugaterura payete ya mbere tugiye gushyira ku kindi gikoresho bita pistole. Icyo bita pistole nicyo bashyiraho ya payete, noneho bikaba igikoresho cyuzuye. Pistole noneho ya payete tugiye kuyita nk'isasu tuza kohereza mu myanya y'imyibarukiro ya yanka y'itungo. Ndaza kubabwira naho tugomba intanga, tugomba iyo payete iragenda, ntigomba kugarukira hahandi mu gituba nakubwiye, kuko bihagize ntaho twaba dutandukanye n'imikorere ya cya kimasa. Yego, tugomba kohereza ya payete ikagenda igapenetra, ikinjira mu kintu bita ku myanya myibarukiro ya nyana cyangwa inka. Icyo gice kirimo inkondo enye zigenda zirwanya kwinjira kw'ikindi kintu. Ni ahantu hagoye kandi tugomba kwitondera. Noneho iyo payete iragenda, tukayinjizamo dukoresheje ya pistole. Ibyo byose biyoborwa n'iki rero? Wumva ukuntu bikorwa. Iyo umuveterineri cyangwa se utera intanga bikoze nabi, bireshuwe bigapfa, bagomba kubyiga, tuzabibigisha kugeza igihe babyumviye. Ni ukuvuga ngo dukoresha ukuboko. Reba hano, kurikira. Yego, dukoresha ukuboko kw'ibumoso. Ni itegeko kugira bikorwe neza. Niyo naba nararemwe ku buryo nzakoresha indyo, ariko icyo gikorwa tugiye gukora kugira tubashe kuyobora ya pistole na ya payete bikoze ikintu kimwe, bigenda bipenetre. Ukuboko kw'ibumoso gushinzwe ikirere kuzinjira. Ukuboko kw'ibumoso ngiye kubigirisha nkoresheje icupa. Uku kuboko kw'ibumoso kuzagenda kwinjire mu gice cy'inka cyitwa rectum. Icyo gice cyitwa rectum ni urura runini, rusohora amaganga, ruri hejuru rero ya myanya y'imyibarukiro y'inka bita vagin. Urukumva? Noneho munsi ya vagin hari ahantu hasohokera, hari uruhago rusohora inkari. Urwo ruhago rero narwo mu kwinjiza ya pistole, dore pistole tuvuge ko iri hano, yinjiriye hano hasi mu gituba. Noneho hano hejuru nahasohokera amaganga mu rura runini, no mu kintu bita innyo. Innyo ni ahangaha hasohokera amaganga. Ndinjiza rero ku kuboko kw'ibumoso kwinjira hano, twagereranye n'iri cupa, ahangaha tubone ko ari amaganga. Noneho uku kuboko kw'ibumoso kwinjira mu tukwinjiza mu rura runini rusohora amaganga. Noneho ahantu bihurira rero ni ukuvuga ngo hano hasi ni muri cya gituba. Ninjizamo uku kuboko kw'iburyo gufashe ya pistole iri hamwe n'iki, iri hamwe n'akazi kanini, kandi ajyamo kandi ukabikora bijyanirana kandi mu buryo witonze. N'inka ufite n'undi nawe uri kuyirangaza yitwara buhoro, ariko ntabwo ibirwanya cyane.
oya ntabwo uyizirika, iyo iri ansharene nayo iba ibishaka, ahubwo si yo irota utangiye kwinjizamo. Ariko iyo yatangiye gusohoka yarangije umunsi 21 ntabwo yemera, ntabwo bikunda, ntishobora kukwemerera ibifite amahane. Yego, aho ngaho ni faze twita, iyo yatangiye gusohoka muri cya gice cyo gushaka guhura n'ingabo, bakita, tuzabivugaho, bakita anoestress. Ni ukuvuga ngo yatangiye gusohoka, yatangiye gusohoka muri kwa gushaka guhura n'intuza, icyo gihe ntabwo kwemerera ibifite amahane, babyita anoestress. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ugomba kukirinda, bigomba kuba biri hagati ya minsi 21, cyane cyane iminsi 4 ya nyuma. Yego, nuko rero turi ahangaha rero twinjije n'ukuboko kw'iburyo hano, kuko ukuboko kw'iburyo kuri muri vaje gufashe pistole iriho ya payete irimo intanga. Turagiye noneho uku kuboko ikintu kumara rero, uku kuboko kw'ibumoso ikintu kumara kugenda kuyobora kwa kuboko ko hasi gufashe pistole. Yego, none iyo tugeze kuri cya gice cyitwa cervix gikomeye, twagereranya n'inkondo y'umura ku badamu, igitsina, donc ku bantu. Icyo gice rero kirimo impeta enye cyangwa se ano enye zikomeye zigenda zituma ugomba gupenetra ku mbaraga, ariko unabiyobora kugira utahakomeretsa. Ubwo rero uku kuboko kw'ibumoso ikintu gukora kugenda kuyobora, noneho ya payete biba bimeze gutya, bitandukanye. Urumva hano iyi mu byumba, ahangaha hano hejuru ndi muri cya gice cy'amaganga, muri rectum, mu kuboko kw'ibumoso kuri hejuru, biba biri hejuru gutya, niho amaganga asohokera. Hari igihe rero inka igera igatangira kuba filisire, ikagira umujinya, noneho na ya rectum cyangwa se rwa rura runini rugatangira gukora ikintu bita resistance, kwifunga no gushaka kugusubiza inyuma. Icyo gihe ikintu ukora inka ubwira umuntu uri kugufasha wa mushumba, akasa n'uyicishaho inkuyo, anayiririmbira, anayivugira amahamba, noneho inka igatuza, ukuboko kukagwana gukomeza. Mugomba kubifatanya muri babiri, nibyo biba byiza. Hanyuma hari n'igihe amaganga usanga arimo menshi, agatuma ukuboko kutabasha kujyayo. Icyo gihe ntabwo ugomba kugira gutya ngo ari igipfunsi, ahubwo ugira gute, urambura ikiganza kigasa n'igifashe kuri ya parti yo hasi, bikegerana. Noneho yego, ukomeze uyobore neza kwa kuboko kw'iburyo kuri hasi gufashe bya bintu. Noneho amaganga iyo kurambitse gutya, amaganga ntibiyobuza gusohoka, asohoka aciye hejuru ya kwa kuboko ikiganza ku gice cyo hejuru, n'iyi parti ikurikiyeho amaganga. Ubwo twinjiye muri cervix, turenze ano ya mbere cyangwa se impeta ya mbere, iya kabiri, tugenda ubu byumva dore bimeze gutya. Ni ukuvuga tuvuge ko iyi ngiyi ari pistole iri hano hasi muri uku kuboko, iri nk'iri cupa gutya, sibyo? Noneho nyifashe gutya, iri kureba imbere na pistole imeze gutya. Noneho uku kuboko kuba kumeze gutya, n'izi ntoki 1 2 3 n'uru rutoki rwa index cyangwa se igikumwe, biba bimeze gutya, bigenda bigira gute, biyobora, bishakisha. Wakumva ukubise nko ku mpeta bitameze neza, ukagarura uku kuboko ko hejuru nicyo kumara, ukagarura gutya kugeza ugeze ku mpeta ya 4. noneho ukayirenga. Iyo umaze kuyirenga bifata santimetero zigera muri 3 enye, niko inka ziteye, ntago birenga santimetero 5. hanyuma ya payete ugahita ugira gute, ugeze ukarasa. Urasa hehe rero? Ahantu nyirizina urasa ni ahantu bita muri nyababyeyi, muri iterisi, muri ntuza, muri terme technique za kigoronome cyangwa se zootechnique. Aho hantu bahita muri uterus body. Ni igice bita ngo ni umubiri cyangwa se agasanduka ka iterisi, agasanduka k'iki ka nyababyeyi. Naho ngaho intanga zigomba kujya. Iyi ntanga rero
ya pistole ifashwe n'uku kuboko uhita ugira gute, urarasa za ntanga zigasohoka ziguye aha, zigahita zirukanka, zakirwa n'ikirere. Imana izi kurema. Wabonye uri kubikurikira bimeze gutya. Hano muri aka gasanduka cyangwa se muri iyo espace intanga tumenyemo tumaze kurasamo zisohokeye ahantu hameze nk'agasanduka cyangwa se nk'ibasi. Ni muri nyababyeyi, mu cyongereza bahita uterus body, urumva, mu nda nyababyeyi. Noneho hano inyuma hari imiyoboro ibiri imeze gutya irateganya, imeze gutya. Iri cupa uraribona gutya, n'iyi mikoro nshyize hano hari ni ibintu bita amahembe, urumva, no mu cyongereza barabivuga, babyita horn za ovaire, amahembe ya ovaire y'intuza y'imiyoboro igana kuri hehe, igana kuri ovaire. Noneho ahantu hagiye ntabwo twamaze kuzirasa zagezemo, ariko ikintu bita guhura kw'intangangore ni nka ntangangabo. Intangangore ntabwo tuzisanga hano, ni ukuvuga ngo izi ntanga dushyize hano ni ingabo, zigomba guca muri aya mahembe abiri bita horn, ovary horn, urumva. Ovary horn ni amahembe ajya hehe, ku kintu bita agasabo k'intangangore bita ovaire. Noneho intangangabo ziraca hano, izindi zica hano iburyo, zigenda zijya nyinshi ni amamiliyoni. Buriya intanga zisohoka hariya kuko tuba twarazivumye twaranabipimye, ngira ngo ushobora gushyiramo nk'ebyiri. Oya ntabwo dukontorora. Ubwiza bw'intanga n'ubwiza bw'ikimasa buterwa na motilite ni ukuvuga uburyo zisaragurika, zifite umuvuduko, urumva. La motilite na vigosite, uburyo zinakomeye, urumva, uburyo zisaragurika zishakisha. Hari n'igihe sinanakivuzeho nko ku ntangangabo, hari igihe imfizi itabasha kuba productif bitewe n'iki, bitewe n'uburyo izo ntanga zayo zidakomeye. Ishobora wenda gutravesa ntizishyire muri vaje, ikazijyana hahandi nyirizina, ariko zikaba ziri wiki, zidashoboye, zigenda inyinshi zaranapfuye. Ni muri microscope, ariko ubwiza ziraboneka muri microscope, muri bya byuma bya gihanga ziraboneka. Ariko nko ku maso, ubwiza bw'amasohoro ni ukuvuga ngo ni ensemble yari amavangingo avanze n'intanga, uri kubyumva. Ubwiza bwabyo bw'ikimasa runaka bugaragarira ukibireba gutya, utari wajyana no muri microscope, bigaragarira ku buryo bimeze nk'ikimwira bifashe. Izimeze nk'amazi nta ntanga ziba zirimo. Ikindi kibigaragaza intuza ikimasa cyiza kizatanga umusaruro, kizatanga intanga nziza, bigaragara nanone navuga ngo iki, bigaragarira ku ibara ryazo. Akenshi izo ngizo zimeze nk'ikimwira zijya kuba nk'umuhondo wijimye, naho izindi intuza ayandi masohoro mabi atazatanga umusaruro usanga bisa n'amazi, bimeze nk'amazi. Wari wabona fanta bita y'ubwoko bita Sprite? Urayizi Sprite? Ubona ko isa nk'amazi, iranarekuye. Akenshi rero ayo masohoro mabi y'imfizi itazatanga umusaruro bigaragara nka kuriya, usanga tumeze nk'amazi, tudasa n'umuhondo. Akenshi kugira ngo turebe ubwiza bw'intanga tureba muri microscope, ubwo ni uburyo bwa mbere. Noneho ariko mbere yuko tuzijyana muri microscope, nshobora kubwira ngo izi ntanga ntizijye no bambe aya masohoro tubonye tumaze gukorekta, ntitwirirwe tuyajyana muri laboratoire, ko nta ntanga tuzasangamo. Nitunazisangamo inyinshi ziba zarapfuye,
cyangwa se zifite umuvuduko udahagije. Harimo ubuhanga bwinshi tuzagenda tubyigisha. turi kugana ku musozo. Reka tureke kujya ku musozo, reka mbanze mbisobanure. Za ntanga nziza twabonye zirinjiye zigiye muri ya mahembe ntuza oval horns, ziganisha aho intangangabo zizahurira n'intangangore, kuko intangangore ntabwo tuzazisanga hano, ntabwo tuzisanga ntabwo tuzisanga hahandi twashyize za ntangangabo. Zigomba kwiyaranja zigakora uko ziba nk'intangangabo nyine, zikava aho ngaho zikinjira muri aya mahembe, zikajya gushaka aho zihurira na za ovule. Ovule ni intangangore ziva mu gasabo k'intangangabo, nk'intangangore kitwa overe. Overe ni agasabo kazibyara, sibyo? Hari amaserire nayo afite uko yitwa, tuzabisobanura. Hari amaserire atuma za ntanga ziba produit. Kariya ni agasabo ariko karimo uturemangingo dutoya tubyara za ntanga. Tuzabyigaho nabyo mu isomo ritaha, tunabyerekana ku gishushanyo. Ariko hano byatangiye kumvikana, n'ikiganiro kirumvikana kiraryoshye. Aho rero intangangore bizahurira hano hagati, bizahurira hagati, ariho bihurira. Urumva? Noneho aha hantu binyura bigiye guhurira bahita hakurikira uduce tubiri twitwa oviducte. Oviducte ni imiyoboro izahuriramo hahandi intangangore n'intangangabo bigiye guhurira. Iyo bihahuriye habaho uguhura kwabyo muri tekinike cyangwa se mu nyito ya kiganga ya tekinike, babyita nuza, babyita ngo ikira, babyita fusion, sibyo? Uguhura kw'intangangabo n'intangangore babyita fusion. Habaye kwinjiranamo, ya ntangangabo ntabwo ari intangangore yinjira mu ntangangabo, niyo yinjira mu ntangangore. Umugabo nyine agomba kwinjira, sibyo? Wabyumvise? Agomba kwinjira mu mugore. No ku ntanga niko bimeze. Intangangore yitwa ovule ifite ikintu bita membrane externe, cyangwa se uruhu rw'inyuma rugomba muri uwo mwanya rugomba koroha, rugatanga uburyo ya ntangangabo ipfumura ikinjiramo imbere, hakabaho icyo bita fusion. Fusion igakurikirwa n'amasubdivision cellulaire. Urumva? Niho hatangira noneho kwiremamo ya maserire. Noneho habamo amaserire 8 ku gice cya mbere. Umunsi ukurikiyeho hakabamo amaserire 16, ni kabiri. Noneho umunsi wa gatatu, ariko habaho division. Ntabwo iyo fusion yahuriye aho ngaho, za ntanga ziramanuka, zabaze guhura ryamaze kwiforma ku maserire 8. Ntabwo ziguma hahandi muri oviduct. Nta nubwo zikomeza ngo zisubire muri overe, kuko intangangore ziba zabaye released cyangwa se zarekuwe kugira ngo zijye guhura na ya ntangangabo ije, hahitwamo imwe. Urumva? Cyangwa se zikaba ebyiri, niho hazavuka amatungo abiri cyangwa se abana babiri, impanga. Ariko akenshi hari igihe usanga ari umwana umwe uvutse, n'ubwiza bw'imbyeyi akenshi ni imbyeyi igira gute, itanga abana babiri. Niyo mpamvu nibajya no gukora icyo bita selection, nabyo tuzabivugaho, uburyo habaho selection y'amatungo. Hari ibintu byinshi bakurikiza. Bakurikiza uburyo ingore cyangwa se inyana yitwara mu rubyaro rwayo. Hari inyana iproduce abana 2, 3, 4. Iyo ni genealogy nziza uhitamo, niyo matungo uzahitamo kandi meza, aba ahenza kenshi. N'ibijyanye na selection tuzabivugaho, uburyo muri station d'élevage. Ariko ibyo bintu bibaho, kuko hari ibigori wumva ngo ukumva ubwoko bwiza, imbuto ni 500, iyindi ni 1000, ishobora kuzana ibigori 2, 3, 4. No ku matungo rero ni gutyo. Hari amoko meza, hari imbyeyi nziza duhitamo, kuko ziproduce abana benshi, sibyo? Izo ngizo nazo bazikoraho ubushakashatsi, bifata imyaka, bifata n'ubuhanga bwo kugenda ukurikira genealogy, uburyo generation cyangwa se uruhererekane rw'izo mbyeyi rwagiye rugira gute rukurikirana,
duhereye ku babyeyi babanje bamaze kubagwa cyangwa se bapfuye, ibintu nk'ibyo dufite uburyo tubigira nabyo birimo ubuhanga bwinshi cyane, tuzabiganiraho nabyo. Ni ikiganiro nacyo kiri ukwacyo, uburyo bakora selection tuzabiganiraho. Ubwo rero yego tuta umuveterineri ajya kunterera inka yanjye, yego urwo rugendo akimara kwinjizamo amaboko yombi, yego rumara iminota ingahe? ntago icyo gikorwa ku muveterineri ubikora neza, iyo utinze bireshuwa. Hari n'igihe inka itangira kugira amahane kuko watinze uri no kuyibabaza. Ntibigomba kurenga iminota 20, ugomba kuba warabitorejwe kandi ukabikora vuba. Hanyuma n'ikindi navuze nsa n'ugisimbukaho kugira bibashe gukunda, iyi transition, uru rugendo rwo gufata payete iva muri terimosi, nabivuze ariko sinavuga ngo bigire kuko hakunze kuba ikibazo. Rugomba gufata, urumva, rugomba gufata amasegonda 4 kuvana payete muri terimosi ikonje nyijyana muri terimosi ishyushye, kugira ngo hatabaho ya za ntanga zidapfa. Tugomba kuzishyira muri mood yo kuva mu bukonje, noneho zigafata indi minota 24 muri ya mazi ashyushye. Oya, urumva kuva kuri dogere -179 ukajya kuri dogere 30 cyangwa 29, niho tugomba kuzamura cya kigero cy'ubukonje, za ntanga kugira zitangire kubyina, zerekana ko zimeze neza, zijye muri normal, ko twazishyira mu myanya myibarukiro y'imbyeyi. Bigomba gufata iminota ingahe? Hagati ya 27 na 30. Ariko noneho kuva uru rugendo rwo kuva ahangaha muri iyi terimosi irimo intanga zikonje kuri mayinasi cyangwa se munsi ya 0-179, rugomba gufata amasegonda 4. Ni ugufata gutya ugahita ushyira, iyo bikozwe nabi yizetura. Hari abantu burya sinzi ukuntu bameze, usanga bafite lanteri bagenda bigomeye, amaraso ahokwa cyangwa se batitira, bakora bizetura. Abo bantu turabanze muri iki gikorwa. Iyo bibaye bibi birapfa, niho akenshi uzabona ngo bateye intanga, ejo bundi aragarutse arongera atwara amafaranga, arateye nanone ntibikunze. Hagomba kubaho une technique bien instruit, abantu barabyize neza kandi bakaba abantu bari sharp. Ntabwo dushaka abantu bizetura bameze nk'abanywa urumogi bazonzwe n'ibiyobyabwenge. Ni ukuvuga ngo ni amasegonda 4 tugatera muri terimosi, byaba byiza kurushaho. Hanyuma muri iyi terimosi irimo amazi ari porte à 96 degrés Celsius, hafi abize ni uguhera kuri dogere 60 kugera kuri dogere 96, amazi aba ashyushye cyane. Hanyuma iyi payete irimo intanga imaramo amasegonda hagati ya 29 na 30. Noneho tugahita, umuntu aba afite saa, tugahita tuzikuramo. Noneho nibwo amasegonda, no kuvuga azimara mu mazi ashyushye amasegonda 20, ntabwo ari iminota 20. Ntabwo ari iminota 29, ni amasegonda 4. Hanyuma hano muri iyi terimosi zikaramamo hagati y'amasegonda 29 na 30. Ni ukuvuga ubwo urwo rugendo ni amasegonda 34 au total. Hanyuma iyo ya masegonda ageze 29 cyangwa 30, duhita dufata ya payete tukayikura muri ya terimosi y'amazi abira, tugahita tugira gute, iba yatunganye, intanga zarekuranye, tugahita tuyicomeka ku kantu bita ka pistole cyangwa se imbunda turi bukoreshe dushyira muri ya myanya myibarukiro. Ndumva ari ibyo ngibyo muri rusange. Ubutaha tuzakora ikiganiro kijyanye n'imisemburo, uburyo inka itagifite imisemburo ikora neza nabyo bipfa. Ni ikindi kiganiro kirambuye, kuko imisemburo n'imvura zayo zikorana ziba komande au niveau central, yitwa ubwonko. Noneho bugakorana, hashamikiyeho imitsi ivamo cyangwa se imyakura, babyita imyakura. nizo za nerve zigenda zijya mu bice bitandukanye, zijya ku myanya myibarukiro kugira ngo habeho ubushake, habeho inyana itangire kumva igeze mu gihe cy'ubushyuhe,
cyangwa se n'ingabo nayo igere mu gihe cyo gushyukwa kuko yabaye excité. Ibyo byose bikorana n'iki, bikorana na ya misemburo ikorana n'imvura. Izo mvura nazo zigategekwa n'iki, n'amasantere cyangwa se udusantere two mu bwonko. Akambere kitwa hypophyse kanategeka byose, hagakurikiraho hypothalamus n'ibindi byose bikurikiraho. Tuzabigira ikindi kiganiro tunabishyire mu mashusho kugira ngo biba yego. Iyi misemburo ishobora gutuma wenda itungo ryawe ririnda, ishobora kwigura yego. Itungo ryanjye ndabona rimeze neza ryakwima. Icyo ngicyo nari nibagiwe kukivuga, ariko wenda navuze ngo reka nkireserve ku kiganiro gikurikiyeho, ariko reka nkivugeho gatoya. Hari igihe inka mu miterere yayo ureba ukavuga imaze gukorerwa insemination inshuro ebyiri byaranze. Hari noneho twakoresheje n'intuza, twakoresheje uburyo buri naturel, haza imfizi nabyo biranga. Iyo nka iba ifite ikibazo akenshi gitewe n'uburyo iyo nka Imana yayiremye. Hari imyanya myibarukiro iba idateye neza, byo bita anomalie y'intuza y'iki des organes génitaux. Iyo myanya myibarukiro hari uburyo iremwa nabi. No ku bantu bibaho. Hari abadamu b'ingumba, hari n'abagabo igitsina gabo nacyo cy'ingumba, sinzi n'abavuga ingumba, batabyara. Akenshi biterwa n'uburyo Imana yabaremye. Ariko ibyo byose akenshi birakosorwa. No ku nka rero birakosorwa. Dushobora gukoresha uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere hari ikintu bita vasectomy, urumva, tugakora chirurgie, sibyo? Urukumva, tukareba mu myanya myibarukiro ahantu hatameze neza, hakabaho vasectomy, tugakora na chirurgie y'imyanya myibarukiro. Iyo bidashobotse dukora nuza muri iyo myanya myibarukiro. Iyo hakozwe ubwo buryo, hari ikintu bita transfer embryonnaire, intanga. Urukumva, intanga tuzihuriza hanze muri laboratoire. Tushobora kubikora mu macupa, aribyo bita ntuza production cyangwa se élaboration des ovules, sibyo? Production des œufs. Biba ari amagi tuba twahuje ntuza ovule tuba twahuje ovule na spermatozoide, ariko bigahurira muri à l'espace externe, hanze muri laboratoire, tukabyigaho. Noneho bikaza ari igi, tugakora icyo bita incision, tugakora transfert embryonnaire. Ryagi tukarijyana hehe, tukarijyana mu cyo bita ni uterus body, hibukiye hahandi bakiri intanga, tukarijyana rigatangira kwidevelopa mu nka. Nanone twagize gute, twateguye tuyitera imisemburo. Iyo misemburo rero ni iyihe ngiye kuyikubwira. Hari imisemburo bagura mu maduka cyangwa se amaguriro y'imiti y'amoko yo mu mafarumasi veterineri. Iyo misemburo hari iyo twagiye dukoresha mu bihe byashize, noneho ntibitanga umusaruro. Urumva, hari ibyo bita PMCG mu rurimi rw'icyongereza, singiye kubitondagura. Hari amagambo, ni amagambo y'imbumbe y'iyo misemburo. Hari ibyo bitaga PMCG gira muri ntuza, tugakoresha indi twabikombinaga bitaga enzoplast. Ariko iyo ngiyo irakoreshwa muri ino minsi, ariko uwo wa PMCG wavuyeho kubera impamvu nzakubwira mu kiganiro gikurikiye. Impamvu twayikuye ku isoko, izo mpamvu zirahari. Hari ukuntu byagiraga ingaruka ku bantu bariye inyama. Hari ukuntu umuntu agira ubukene, wenda nk'umwana agiye kujya ku ishuri akavuga ati inka nubwo nayiteye imisemburo ntacyo bintwaye, ninjya kuyigurisha bazampa amafaranga ku buryo bwihuse, nikemura ikibazo kingora n'ibyo abazi. Ariko iyo misemburo rero igira ingaruka ku kiremwa muntu kizakonsoma za nyama. Ni uko ubyumva. Twateye umusemburo, turindire ko veterineri mu minsi 7 azaza agatera intanga, noneho yaza kugaruka agasanga inka twarayigurishije. Iyo misemburo rero yagiye igira ingaruka ku buzima rusange bw'imyibarukiro bw'ikiremwa muntu. Tukajya kugura inyama muri busheri, noneho
bisanzwe ntabwo babizi ko byavuye mu ntuza mu ibagiro rya Nyabugogo cyangwa andi mabagiro mu gihugu ahari yateye imbere, nabo ntibabizi. Hanyuma iyo misemburo ikagira gute, ikaza kuba konsome, ugasanga habaye perturbation, abadamu batangiye gukuramo inda, batangiye gusama kandi bari bafite batari mu gihe cy'uburumbuke, ugasanga bibyaye ikibazo. Niyo mpamvu iyo misemburo bayikuyeho, ubu hasigaye hari imisemburo ikoreshwa ku buryo bugezweho. Iyo misemburo rero nayo nzayibabwira mu ntuza mu cyumweru gitaha nimugaruka, n'uburyo ikoreshwa. Iri kombine ni imisemburo y'ubwoko butatu igezweho dukoresha ubu ngubu, idafite n'ingaruka ku buzima mu buryo bwihuse. Hari umusemburo witwa pride, urumva, uwo niwo batera. Iminsi bimara nabyo nzabibabwira mu kiganiro gitaha. Bawita pride, noneho ukunganirwa n'undi witwa enzoplast dutera ku munsi wa 5, urumva. Noneho tukongeraho iyindi minsi 3 tukagaruka tuje gukuramo ya pride. Pride ivanwamo bayitera ku munsi wa mbere hamwe n'undi musemburo nibagiwe gatoya, babitera ari 2. Ni ukuvuga iyo pride kaba kameze nk'akantu k'akanini bafata bagashyira mu nda y'amaganga hahandi muri vagin, urumva. Iyo bamaze gushyira muri vagin, duhita dutera n'undi musemburo ahanda wibutse, n'umusemburo witwa testosterone. Bifite uburyo bikorana n'iriya myanya myibarukiro kugira duhagarike indi misemburo yose idakora neza. Noneho tugendere kuri iyo misemburo 2 kugira ngo nyikurikirane. Iyo pride rero ikozwe mu buryo bw'ikinini. Ni ikinini dufata kimeze nka oblé gynécologique, turawufata bakawushyira mu kantu bita pistolet. Nanone hari agakoresho kabugenewe twinjiza mu nda y'amaganga tugashyira muri vagin. Noneho iyo ako kanini kagezemo kagenda gasohora ya misemburo. Noneho kuri uwo munsi wa mbere duhita dutera n'undi musemburo witwa testosterone. Noneho hagatangira kubaho inhibition y'indi misemburo nzavuga ubutaha n'uburyo bikorana. Nubwo ni umunsi wa mbere. Ibi biragiye bigeze ku munsi wa 5, iyo pride irimo, turaza tukayikuramo cya kinini, icyasigaye tukagikuramo, ukagifata tujyanamo kwa kuboko kw'iburyo kwambaye na ga tukakivanamo, tukongera tugatera undi musemburo kuri uwo munsi wa 5 witwa enzoplast. Enzoplast rero ni undi musemburo nawe ufite akandi kamaro, urumva. Noneho tukongeraho iyindi minsi ngahe, iyindi minsi 3, tuzakora ibindi ikindi gihe, umva rero. Noneho tuhita twongeraho iyindi minsi 3 tukagaruka tuje gukora insemination, tuje gutera intanga. Noneho nyirizina ya pride twayikuyemo ku munsi wa 5, twongeye iyindi minsi ngahe, ntabwo ari iminsi 3, ni ayandi masaha 18, urumva. Twongera andi masaha 18 uvuye kuri uwo munsi wa 5, nibwo tuza gukora iki, tuza gutera intanga. Ya pride twayikuyemo ku munsi wa 5, twakoze injection sous-cutané. Sous-cutané ni ukuvuga ni urushinge dutera munsi, kitane n'uruhu, munsi y'uruhu. Ntabwo ari ntabwo ari urushinge turutera ku matako. Ntabwo ari urushinge. Hari inshinge ziri amoko 2. Hari inshinge sous-cutané, sibyo, ni ubwoko butatu. Hari sous-cutané munsi y'uruhu, turarwegura tugatera, noneho tukahamasa gutya umuti ukinjira. Noneho hari urundi rushinge bita intramusculaire, urushinge dutera mu mikaya. Noneho hari n'urundi rushinge bita intraveneuse. Urwo rushinge dushakisha umutsi. Reba nko ku muntu n'inka turabibona, dushakisha umutsi utwara amaraso cyangwa uyagarura. Ni vene tugira aho dutera urushinge. No ku muntu nuko hari imitsi igaragara hano inyuma yitwa les veines. Ni imitsi ivana amaraso mu ngingo, iyasubiza ku mutima akazagaruka
ari mu kintu bita agaruka mu yindi mitsi irimo hasi kandi ikomeye bita artère. Artère ni imitsi ituruka ku mutima izana amaraso mu ngingo, nanone amaboko, amaguru, umutwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero ubwo bwoko bwa gatatu dutera mu rushinge ni ubwoko bita intravenese. Dutera urushinge tugashakisha umutsi, tugashyiramo umuti, tukawusunika buhoro ukajyana n'amaraso. Hanyuma ubwo ni ubwoko butatu, nagira wenda mbisobanura babyumve neza abadukurikiye kuri televiziyo. Hanyuma rero ubwo bwoko duteramo babwita sous-cutané, sibyo? Ntabwo ari intramusculaire, ntabwo ruterwa mu mikaya cyangwa se ngo ruterwe mu maraso rusirikira, ni sous-cutané. Sous-cutané rero ni ukuvuga ngo ya hormone cyangwa se ya produit duteye, urumva, ya produit duteye cyangwa se hormone, wa musemburo duteye urinjira urinjira muri rwa ruhu. Twavuze ko bimara amasaha angahe? Amasaha 18. Ni ukuvuga ngo uragenda winjira mu mubiri buhoro buhoro. Ntabwo dushaka guhita winjira ngo inka isare itangire guteguza bitewe n'inuza. Wa musemburo uragenda buhoro buhoro uva mu ruhu winjira mu mikaya buhoro buhoro, noneho muri ya masaha 18 bibe byabaye iki? Bibe byabaye cyanyuma umbwira mu masegonda atarenze 20. Yego. Ari uburyo bwo kurindisha inka. Yego. Ari no kwitegereza ikarinda. Tukayibangurira cyangwa tukayitera intanga. Uburyo bwizewe kandi bwiza umworozi yakoresha. Ubwo twakoresha bugezweho muri iki gihe cyangwa se bwatanze umusaruro, ariko iyo bukozwe neza ni uburyo bwo gutera intanga, kuko dukontorora inka 100%. Iyo bikozwe neza abari muri station d'élevage bakabikora neza, urumva, cyangwa se wa muntu utera intanga akahagerera igihe bigakorwa neza, birareyisisa 100%. Urumva, biruta rero kwa kuntu inka ishobora kuba yararemwe nabi, ifite imyanya y'imyororokere itameze neza, cyangwa se ikaba yarinze ya mfizi ikaza mu gihe kitari cyo, yageze muri periode bita anastress. Ni ukuvuga ngo yavuyemo. Hari ikintu bita prostress, ni ya periode ya mbere inka iri agite, ibona intuza imfizi igasara ikumva yayurira, urumva ibintu nk'ibyo. Hari ntuza prostress, hari ostress hagati, none inka yarinze neza itangiye kuzana ururenda. Aho icyo umworozi nyirizina nawe amuhamagaye yatinze iyo periode yarenze y'ururenda rutangiye kuvaho, hakaza ururenda rurimo amaraso. Iyo rurimo amaraso iba yatangiye kuva muri periode. Ururenda rwiza ni rwa rundi rurenduka rumeze nk'ibimwira. Niyo periode nziza, ni hagati y'iminsi 15 na 19. Ariko guhera ku munsi wa 20-21 iba yavuyemo. So abantu bagomba kubimetiriza icyo kintu bijyana no gutera intanga, kandi kigakorwa neza nk'uko nabivuze. Nibwo buryo bwizewe bwo kureyisisa cyangwa se kugira intsinzi mu gutera intanga no kuvukisha inka nyinshi mu buryo bwiza. Nicyo kintu twabwira aborozi. Murakoze, turabashimiye mwese mwadukurikiye, tubararikiye iki kiganiro gikurikiyeho. Tuzasobanura noneho ibijyanye n'imisemburo, ubwoko bwayo, ese iterwa ryari, ese uturemangingo dukora iyo misemburo n'utuhe turanyuranye. Buri umubiri w'amatungo uri très complexe, nk'uko ku bantu bimeze, bijya no kumera kimwe ku matungo. Ibyo byose tuzabivuga mu kiganiro gitaho. Ubu sinabibabwire ko ikiganiro cyarambirana. Ndabararikiye rero ubutaha nicyo kiganiro kizakurikiraho. Tuzaba dufite n'uburyo tuzaprojecta mu buryo bw'ikoranabuhanga, tugenda tubereka bigeze hano hitwa gutya, inka bayifata gutya, dore imiterere y'igituba, dore imiterere ya vagin, dore imiterere ya nyababyeyi y'inka, bimeze gute ku bijyanye n'intuza n'udusabo turema intangangore. Ese izo ntangangore zikorerwa muri ako mu dusabo tw'intanga
zitwa ngo iki, bitwara gute, bitegekwa n'iyihe centre nerve. Ibyo byose turabararikiye mu kiganiro gikurikiyeho. Murakoze cyane. Nimero yanjye mukeneye kunshaka kuri WhatsApp cyangwa se kumpamagara ku bindi bisobanuro mwumva mwakwifuza ni 07 88 48 64 20. Reka nongere nyisubiremo kugira ngo itabacika, ndagenda buhoro. 07 88 48 64 20. Tutari kumwe bajye bampamagara cyangwa banyandikire kuri WhatsApp. Dufite n'urubuga rujyanye na kampani yanjye, tuzarubabwira mu kiganiro gitaha kugira mujye munatwandikira ku bijyanye n'ibitekerezo, ibyifuzo n'ibibazo mwifuza ku bijyanye n'ubworozi muri rusange. Murakoze, Imana irabubahugisha. Mwakoze kudukurikira, nakazaza. Murakoze, murakarama.